Mbanje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live, kuba mudukurikirana igiciro kinini ndabashimira cyane. Njye mwumva kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Yvonne. Uyu munsi nabategura izina ryiza cyane na mwana w'umuhungu ari ryo Malik. Reka turebana n'ubusobanuro bw'izina Malik, imico n'imyitwarire yabo, ibyo bakunda ndetse n'ibyo banga. Gusa gukora subscribe kugira ngo ucikwe n'ibi biganiro. Mbahaye ikaze. Izina Malik ni izina ry'umwana w'umuhungu, rikaba rifite ubusobanuro cy'imbaraga, ubutwari n'ubuyobozi. Risobanura umuntu ufite umutima ukomeye, uzi yajya kandi utinya intego ze. Abitwa ba Malik akenshi baba abantu bafite inshingano, bakagira icyerekezo n'icyizere cyinshi, kandi bakagira ubushishozi bwo kuyobora abandi mu nzira nziza. Inkomoko y'izina Malik. Izina Malik rikomoka ku mazina ya kera yo mu Burayi, cyane igihe Burayo n'indimi z'Uburayi. Rifitanye isano n'izina Mariko, risobanura imbaraga, intwari cyangwa umuntu w'imbaraga. Mu mico itandukanye, Malik afatwa nk'izina ry'abagabo bafite ubudahangarwa n'ubuyobozi. Imwe mu myitwarire y'aba Malik ndetse n'imico yabo, ba Malik ni abantu bafite umutima ukomeye kandi n'icyizere, bakunda kuba abayobozi cyangwa abafatanyabikorwa. Bafata ibyemezo byihuse kandi bidatinze. Ba Malik bafite intego zisobanuye mu buzima bwabo, barigenga kandi ntibapfa kwemera gutegekwa nabi. Bimwe mu byo ba Malik bakunda. Ba Malik bakunda ubwigenge, bakagira n'ububasha bwo kwifatira ibyemezo. Ba Malik kandi bakunda akazi gakomeye kandi kagaragaza ubushishozi n'ubushobozi. Ba Malik ni abantu b'ukuri n'abizerwa, intambara nziza zo kugera ku ntego. Bakunda kugaragara nk'umuntu w'agaciro ndetse w'icyubahiro. Bimwe mu byo ba Malik banga. Ba Malik banga uburyarya n'ububeshyi, abantu batazi iyo bagana, gukoreshwa abandi mu buryarya, gutinya ndetse no gutinda gukora cyangwa gufata intego zabo. Ba Malik banga gutakaza isoni n'agaciro kabo. Mu buryo bwimbitse, Malik ahagarariye umugabo cyangwa umuntu ufite ubutwari, ubuyobozi n'imbaraga zo gutera imbere. Ni izina rikwiriye abantu bifuza gutsinda, kuyobora no gusiga izina ryiza mu buzima bwabo. Izina Malik ntaho rirangiriye. Niba wakunze iyi video nagusaba gukora subscribe, share ndetse na like, comment. Muzacikwe n'ibiganiro bitaha. Murakoze, mugire ibihe byiza, ndabakunda.